Niko shapa ko. Aramevye. Kuna rutse urawusabye uruhushya. Urajya gusunsha ibyawe shana. Ugeze ugenda? Ugira ngo subu sincoje. Ubu ndagiye da. Hariya sha. Munyoko yagiye. Numvise ngo yagiye mu masengesho. Kandi ngo bashobora kurara. Hariya sha. Aho ugengura mara amasanga. Ugira ngo sudusa dutanu twonyine se. Ngo amasanga sha. Ko numva twita udusa ariko sawa ihute. Ariko ntutinde. Uramutse utinde turabona sha. Komeruka Mr. Kagame amapasi. Namwe pasi. Reka nzamumagaye tuvugane sha dupange fresh kabisa. Ya jira mamagaye wana? Hala. Salamu musasa. Yes. Gahunda se zaciyemo. Washase reka tugaruke none ndibuka ugize kuma pasi kabisa ariko ntabwo nabi. Cyane ni neza warakibonye nawe? Kimeze neza cyane kabisa. Ahubwo ndashaka wongere unyibutse fresh wani cyagiye turi muri yacu n'icyagiye ariko wano nurika mukore kandi muri SMS kabisa mitenze bonamo nanagone nazi savings sawa. Hi babe. Oui babe. Wowe se ngo biravibura fresh. Ya umeze neza. Kamamagare wa mwana sha. Tane zari nyeje muri message. Decompose. Call wait ni shit kabisa. Hey babe, ndagira ngo nyine tuze guhura kare. Tuze kubona kuntu twisanzura nyine n'iki. Okay. Nizere ko utari bwongere kunyiriza mu ishyamba nka papa. Wapi babe? Si cyose ko nakubwiye ko ufite gito. Ntabwo mbana n'irindi G ariko nyine ni iki ndashaka haza gushya nyine. Ndakeka ubu ngubu kabisa yasoje sinzi umuntu wavugana umwanya wose. Hello. Yes mwana muto. Ni byiza mwebwe bitese. Ni fresh. Urese ko nagira ngo tugira uko tugira. Tugira ute se ahubwo urinde uherereye he? Ya ni logique urumva. Ndi hano kabisa ukuntu wowe bafata akamoto nabwira hano ko kugeza wani hafi ya subscribe wani hafi ibintu byo mu YouTube Sawa ndaje nyuma y'amasaha 2 ndabangugeza. Kamaze Instagram kabisa neza ame navuga kari shape cyangwa shusho y'icyo cyana. Oh yes boy. Acha cyana wandangiye. Gikunda kwambara gute? Kimeze gute kuryo nyimona hari urugero wenda ari nko muri batatu. Kuryo mitamvuga ni uyu nguyu no kabisa niyo njijinganye. Niko nambona namuvugishije mubwira ko muzi. Hano muvugisha kuba duherukana kera ariko ataheruka kumbona iki ariko kuryo nima nahagera. Hagiye bora bajya bakora utujeste bagasanga
baje ari nka babiri kugira ngo banchallenge bavuge ati wenda turebe warahitamo uba bari kuvugana. Okay, ni debode ya debode mix language babyita mix language. De kabiri wakinuwe na bode igiswe sorry what a fun igifaransa n'icyongereza wakinu. Okay, sawa nacyo ndagwandaza ubwo amapromesa ya what a meaning yakwayura hirye. nyine hano niho home urabona ko nari nyine kudushanya tw'ubwenge n'iki amafaranga usubiremo ika RTV go birebera se Jesus! Niko se sha bira nibyo nyekira ucya ku mugoroba ujya gushyura inshuti yawe nyine urabona birangiye tuje hano. Okay, ngaho ugiye numufata umujyana handi atari wanjye ko Sevier kandi gihe tunamubwiraga ari iyi ngiyi. Hani bite ko mwatinze? Okay, ugushatse kuvuga ko DJ wawe. Ubwo noneho nyokaje wamwita nde? Sawa, ibyo simbyitayeho. Tugenda binsobanura neza. Babe, am I late? Yes. Babe ndabizi ntabwo natinze. Wafere faruge bitinze. Babe, wait a moment. I got supplies for you. ubuse uwa mwana kuko amasaha amaze amasaha muri abiri yose ha reka muhamagare numve kabisa kamuhamagare arimo arakerewe Ntago mbyumva reka muhamagare Mr. Kagame. Ambwira umwana ari kumompase guna ari gufata phone ka meme. Yego Mr. Logic. Nandimo nibaza kumamagaye bimeze bite? Ha? Ya cyacana se byaciye musa kije ukureba bimeze gute mbwira. Umva rero ni icyana cyiza ndabigutuye kimeze neza gifite amagwede gifite bureza danga imisatsi ni icyatsi cyana cy'inzobe cyane icyatsi wabizi neza kanzi hanze ndakubwira Pepe wibuke ko ufite gahunda y'amasaha abiri kandi ndabona agiye kugera ubwo rero Ntumbwire ko uyu ki papa nako ji ngo ndi papa wawe. tuza uraho ngaho gatoya batuvugana niwe twavugana rasa sinuvanga uramujama urashyira bareba nk'abashingura n'idagi idagi nuvuga ngo ibyo byose wabonye sibyo aho sha genda bereka ya mashini yashoze kumesa sha amnyira ndashyize mu mashini akuse kutavuga isanzure Niko papa Brian. Ibi ni ibiki ndi kureba hanga haguruka ubanza usobanurire neza. Kareka yaje gusura park. Agari njyewe.